Iyi ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru mbi cyane rwose mu matwi y'Abanyarwanda, ni inkuru itanejeje habe na gato y'umwana w'umukobwa waguye mu kiyaga cya Kivu ubwo yari yagiye gusohoka rero hamwe na bagenzi be bigana muri kaminuza. Ni umwana w'umukobwa uzwi ku mazina ya Cyuzuzo Grace Nsengiyumva wa hano mu mujyi wa Kigali, ni mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe. Ni urupfu rwababaje abantu benshi cyane ko yari akiri mutoya ku myaka ye 23, umwana w'umukobwa ukiri muto cyane rwose, ndetse akaba yari hafi gusoza kaminuza muri University of Rwanda hano muri KIST ubumenyingiro n'ikoranabuhanga. Hari amasomo menshi rero urupfu rwe rusigiye urubyiruko, rusigiye abato n'abakuru, ngira ngo tugaruke muri kino kiganiro cy'uyu munsi. Hari impamvu burya tugaruka ku makuru nk'aya ngaya, ku nkuru nk'izi ngizi, kubera ko hari amasomo menshi tujya gukora mu byatewe n'iki, ese byagenze bite, ni ikihe kintu cyabiteye, ese habaye uburangare, ese mbere y'uko ubwato burama kugira ngo umukobwa agwe mu mazi byagenze bite, nayahe masomo twakwigiraho cyangwa se twakura muri ibi ngibi. Reka nshimire wowe wamaze gukanda subscribe, like, share na comment. Niba rero nawe utarakanda subscribe, nurangiza ikiganiro utarakanda subscribe, maze ibiganiro byacu byiza byubaka bikujya 5 kuri 5. Karibu ikaze ku Ntangarugero Empire. Yari ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka 2026 nibwo uyu mukobwa ndetse na bagenzi be b'abahungu cyangwa se abasore 3 n'abakobwa 2 bagiye gusohokera i Karongi nk'uko tubikesha ya matangazo agiye asohoka ya Mastercard Foundation ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye byagiye bigarukaho, yaba Isaniro Empire ndetse n'ahandi hatandukanye bagiye bagaruka kuri iyi nkuru. Uyu mukobwa rero bari abakobwa 2 basohokanye n'abasore 3 bigana muri kaminuza, bajya hano i Karongi. Nyuma yo kujyayo rero baje kugenda mu bwato. Ni akato gato cyane n'ubundi kadakoreshwa n'abantu benshi, ni akato gatoya bigaragara ko katagenewe gutwara abantu benshi cyangwa se umubare runaka abantu barenze, urebye umushoferi wari ubatwaye cyangwa se umusare wari ubatwaye, ukongera abakobwa 2 n'abahungu 3, donc ubwo bwato ntabwo bufite ubushobozi bwo gutwara abantu barenga hagati y'umwe cyangwa 2 batarenze 3 byibuze, ariko n'ubundi bigaragara ko ari ubwato butwara abantu bake cyane byaba byiza bakaba bwakoreshwa n'abantu 2 cyangwa se umuntu umwe, bitewe n'uwabukoze uko yateganyije umubare w'abakwiye kubugendamo. So rero uyu mwana w'umukobwa ntabwo yari yambaye jire, mu gihe abasore bo bari bambaye jire. Uyu mukobwa rero yari mu bwato ndetse n'umusore binjira mu bwato, bajya mu bwato muri metero 200 gusa zonyine bahageze ubwato bwaje kwiyubika. Uyu mukobwa rero yaje kugwa hasi mu mazi mu kiyaga cya Kivu aramanuka, umusore nawe nuko, ariko umusore yari yambaye jire. Hanyuma rero ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda riza gushakisha no gutabara. Uyu musore ararokorwa kuko yari yambaye jire, ariko umukobwa arabura birangira abuze. Ubusanzwe ikiyaga cya Kivu iyo umuntu arohamye mu kiyaga kimuruka mu munsi ukurikiye. Niko byagenze rero kuko ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu, umunsi wakurikiye, umukobwa umurambo waje kuboneka ndetse akaba gutegurwa uburyo yashyingurwa mu cyubahiro. N'aya masomo rero twamukuraho umwana w'umukobwa cyangwa se aba bose bagiye gusohoka, n'aya masomo twabakuraho. N'amasomo menshi twabakuraho rero, burya ntabwo ari byiza kureba inkuru byonyine gusa ngo ugende wumve birarangiye. Ari byiza kwiga amasomo runaka wakura ku kintu cyose ubona umunsi ku munsi, umunsi ntukagenda utagusigiye isomo na rimwe. Nta mpamvu uburyo bwo kwinezeza cyane ngo bagirwe ubuzima. Uyu mukobwa bigaragara ko atari yambaye jire nk'uko byagiye bigarukwaho, n'ubundi nta jire yari yambaye mu mazi cyangwa se life jacket. Ni byiza rero ko igihe cyose tugiye gutembera ahantu runaka cyangwa tugiye gusohoka, dukwiye kugenzura neza niba twujuje ibisabwa, ibikoresho by'ubwirinzi bihari, mbese dufite uburyo bushoboka bwose tuba twirinze. Sometime hari igihe urupfu rw'umuntu aba ari fate, ari igihe utabihindura, ariko nanone dukwiye kwibuka ko igihe cyose tugiye gusohokera ahantu dukwiye kwigenzura tukareba ko ibikwiye kuturinda by'ibanze bikwiye kuba bihari. Ikindi kandi uyu mukobwa yari akiri muto cyane, yiga muri kaminuza,
yari agiye gusoza ku myaka 23 akaba avuye muri ubu buzima. Ubuzima rero butwigisha yuko isaha ku isaha tuba turi abagenzi, ni byinshi bidutwara, umuntu akagenda, ujya mu muhanda ukagenda bikarangira ukoze impanuka cyangwa se wishwe n'ubundi upfuye ukagenda. So ni byinshi rero bitwara ubuzima bw'umuntu. Iyi si turacumbitse, iyi si turi abashyitsi, icyangombwa ni ugusenga cyane ugahora witeguye igihe cyose, kandi ukazagenda ukiranutse, ukazagenda uri umuntu rwose uzabasha guhita imbere y'Imana nyine nawe nk'umuntu wakoze neza. So ni byiza rero kwitondera ahantu dusohokera, igihe tugasenga cyane, tugashaka ibintu byose byadufasha kugira umutekano ahantu runaka twasohokera. So rero amasomo menshi twamwigiraho ni uko ubuzima uyu munsi dufite isaha ku isaha tubuvamo, dukwiye kwitwara neza, ndetse aho tugiye gusohokera hose tukabanza tukareba neza yuko hari ibishobora kuturinda impanuka cyangwa se ibyago. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi mwihangane. Nabonye n'ubundi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge aho bari basohokeye n'ubundi hano muri Karongi, nk'uko twagiye tubibona mu nkuru cyangwa se mu biganiro bitandukanye byagiye bigaruka kuri iyi nkuru. Ni uwitwa Nsengiyumva Rwandeke, ni ES cyangwa se umunyamabanga nshingwabikorwa wo muri Bwishyuza hano mu murenge. Ubwo rero navuga ngo uyu mwana w'umukobwa agiye hakiri kare, agiye ababyeyi bakimukeneye, igihugu kimukeneye, ariko nabwira ngo mwihanganire rwose, kandi namwe Imana ibarinde, irinde imiryango yanyu, ndetse nabwira ngo mukomeze kugira ibihe byiza. Turabakunda, twihanganisha umuryango wabuze ababo muri iyi mpanuka.